kuva muri 88 83 nari ya no kwihangana. Hari abantu bari bakuri Habyarimana yari gutahiye komini maze igihe naraho. Tuzirikana abakozi b'Imana bageze mu zabukuru, abantu bashaje bageze mu zabukuru. Rero ni muri ubwo buryo ntabwo twari kubamenya, twababwiwe n'uyu mudamu. Yewe mukecuru ariko aho ngereye kure byanse ko njya gusenga, ariko ndazi Imana ikikora. Imana ikorera muri mwe, mugituma mu nyimbo nkavuga ntese nkasenga Imana Imana we wandengeye ko ngeze kure kure, ariko murakoze ndabibashimye. Nari ngeze kure bagenda ngo bagiye kunshira akagero, baba batakazanye nkaryama, baba bakazanye nkarya. Bagiye kunshira inshuro nkarya nayibura nkajya mu nzu nkitura no kuryama ku budeyi. Imana no kuryama simbahisha rwose babibonye. Hari umuryango tugiyemo, urebye twinjiye mu nzu ye ntafite aho kuryama, inzu yirava imivu cyangwa se kuva kwayo kwasenye ku bikuta. Nta nubwo nari nzi ko biriya bikibaho. Ntafite aryama, kabiri amabati yose yaratobaguritse, imvura iruhukira mu nzu. Reka ngushimire cyane aho dukurikiye ku Isezerano TV muri aka kanya, kandi kuba warahisemo Isezerano TV tubiha agaciro gakomeye cyane. Wowe ubaye uri mushya ukore subscribe kugira ngo ubutaha bigana nawe ujye ubibona mu wa mbere, kandi no kuri twishimiye kuba umwe muri twebwe. Uyu munsi turi muri gahunda ya Tubazirikane, twerekeje mu Bugesera mu murenge wa Ruhuha. Murabizi ko tujyana na Bishop Mugisha Gerard akajya gusura abakozi b'Imana, akajya gusura abakecuru n'abasaza bari mu zabukuru bakoreye Imana. Araza kudusobanurira neza ngo gahunda ya Tubazirikane ni gahunda imeze, ariko nawe ufite umutima wo gufasha, ufite umutima w'urukundo, uzirikana abantu bageze mu zabukuru, ni byiza ko wakwegera Bishop Gerard kugira ngo ujye wifatanya nawe muri iki gihe, mu gihe nk'iki ngiki cyo gusura abakozi b'Imana bari mu zabukuru, kandi nzi ko wakungukiramo umugisha w'Imana. Aha ni muri ya gahunda yacu ya Tubazirikane, turi kumwe n'umushumba Bishop Gerard Mugisha. Twishimiye kubana nawe kandi n'ubundi muri gahunda Bishop. Ndishimiye kubana nawe Vodi ndetse n'abakurikira Isezerano TV mwese. Yego. Turabasuhujeho muri hose, Imana ibamugisha. Amakuru y'iminsi. Turashima Yesu. Amen. Hariya iyi gahunda ya Tubazirikane ku muntu uyumvisha bwa mbere wamusobanura ko ari gahunda imeze gute? Tubazirikane Ministry ni uburyo Imana yatuyoboyemo ubwo kujya dufasha abakozi b'Imana bageze mu zabukuru. Tuzirikana abantu bageze mu zabukuru, abakecuru n'abasaza n'abandi bafite ibibazo bitandukanye. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi twifuje ko nanone tuza tujyana mu karere ka Bugesera, muri uriya murenge wa Ruhuha. Ntekereza ko ari ibyo ngibyo navuga kuri iyi Ministry. Ku muntu utubanye bwa mbere ashobora kuvuga ati uyu mupasiteri cyangwa se uyu mubishop ni umukire, umuntu wahisemo kujya buri kwezi ahitamo kujya gufasha abantu, adashobora kuba ari umukire cyane. Oya, gufasha ntabwo ari ubukire, kuko hari abakire bafite byinshi ariko badashobora gutanga. Ahubwo gufasha ni umutima, ni nayo mpamvu yitwa Tubazirikane. Ni umutima uzirikana, ni umutima uzirikana abandi bababaye, ni umutima uzirikana abatagifite ubushobozi. Gutanga biva ku mutima, ntabwo biva ku byinshi. Ntabwo abantu batanga uko bafite byinshi, ahubwo batanga ko bafite umutima wo gutanga. Yego, urakoze cyane. Bishop, mu guhitamo abantu mufasha cyangwa se Tubazirikane ifasha, mugendera kuki? Urebye nta kindi kintu special tugenderaho. Icyo tugenderaho kimwe nuko uwo muntu aba koko ageze mu zabukuru. Ageze mu zabukuru, ngira ngo urabibona, hari abantu bari abakecuru badafite amikoro, hari abasaza barakoreye Imana, baradusengeye, baratubyaje ubutumwa bwiza. Bene abo bantu rero Tubazirikane ibereyeho kugira ngo ibagereho.
tubasure tubereke ko imana bakoreye ari imana y'inyembaraga, ari imana y'inyabutware, kandi ari imana ikibazirikana nubwo bageze mu zabukuru. Kuko tujya gutangira iyi minisiteri hari ibyo icyambere twabanje kubiganirizwa n'Imana, ariko tumaze kubiganirizwa n'Imana, Imana uzi ko yaduhaye n'umwuka w'ubwenge, turareba rero nayo ukungana, mfite imbaraga zo kuvuga, mfite imbaraga zo kugenda, ariko mu byo twagendeyeho cyane kugira ngo iyi minisiteri tuyitangire nuko ubundi iyo umuntu ari umukozi w'Imana agifite imbaraga, abantu baramukenera, ngwino dusengere, ngwino duhanurire, ngwino tubane mu masengesho. Ariko iyo umuntu amaze gusaza, yaba ari itorero yakoreye riramwibagirwa, yaba ari n'abandi bakoranaga baramwibagirwa, ugasanga abaye nk'umuntu utarigeze ugira agaciro, sibyo? Ariko yarakoreye Imana. Urabona rero abantu bakoreye Imana bakagira mu zabukuru, abantu barabibagirwa. Impamvu abantu batwibuka, bibuka abantu nuko baba bakubona mu biterane, bakubona Imana igukoresha, ariko wamara gusaza ugasanga abantu ntibakikwibuka. Rero nubwo abantu batakwibuka, ariko Imana yo ibikikwibuka, kuko iravuga ngo ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo n'urukundo twagaragaje ko dukunze izina ryayo. Imana iguhe umugisha. Maze kabiri muri 50 nibwo mushatse 58 ku itariki zingahe? Ku itariki 20 z'ukwa munani 58 gikumwe kwa giteye ku itariki 10 z'ukwa munani ubukwe buza kuba kuri 20 z'ukwa none ndabona ko ari tusanze nuko naje kugira ibibazo bimwe ngaho iki nari nkutse neze kugira ibibazo ndagiye nkunda kuvuga ndanga amaboko nuko naje kugira ibyago ngaho injiya mu bumuga maze n'igihe byinshi ura Mura mukecuru yego yego uyu musaza nje rero nitwa Bishop Gerard, nitwa Bishop Gerard, ntuye i Kigali. Batubwiye amakuru yanyu ku bibazo mwagize, tugira minisiteri ifasha abantu bageze mu zabukuru. Nuko uyu munsi rero twari twifuje kuza kubareba ngo tubasuhuze, tubaganirize, hanyuma tubahe n'impano twari twabageneye yabafasha. Ikibazo cy'ubuhumyi cyaje ryari? Kuva muri 83 no kwihangana
hari abantu bari bakora Habyarimana yari gutahiye komini maze igihe narahumye ndetse yaje kuba ntuze perezida narahumye Habyarimana niwe nabonye ariko indwara y'ijisho rimwe ryari rirwaye irindi ritararwara nibwo nabona akajugujugu imuzane yego hariya aza kuri komine avuye kuri komine ajya ku kigo nderabuzima yewe banditse ingendo iruhande rw'umuhanda abandi ntawe wegeraga bitaje kuko wabonaga ndimufashe mu jisho rihorera nubwo mperuka kubona nta kimana yarakurinze igitare bari bagereje bifashwe inyuma bari baga bagibona nubona indorerwamo ukabona kugura n'imiti izashyiramo nuko buyanga agapapuro nawe bari bamaye naguraga imiti n'indorerwamo ngaho harimo sanzire wanjye agira Butare yakoraga mu ivuriro rya Kinyarwanda i Butare bategereze ko azanzanira za ndorerwamo ndahiro bukeye ngiye kumva bati yarapfuye nuko abagiyeyo ndavuga ni muzandebere mu bipapuro yasize ko muzamburira mu bigomba babitegeka ati ngo mujya Kabgayi harimo zungu umuhorandi uvura amaso ati bazaba ari hajya nuko bukeye yajeho hakurya y'Imunyinya ku Musoro njyayo mfata imodoka ngaha njyayo ngiyeyo kumyabagerageza baragerageza bategeka byarangiye bati byararangiye nuko aho izi nkutanyi rero baziye bari abasirikare batireka bose nagiye nisuzuma barareka tereka bati byararangiye nuko umuntu yakira ikimana nuko byakira niko ni ubutwari kubyakira biragoye kwirwa wicaye umunsi umwaka ugashira undi ugataha imyaka n'imyaka igashira indi igataha wirirwa wicaye ubona wumva abantu bagenda abana bahita ku muhanda mwaramutse cyangwa mwiriwe akabugenda nimwikiza ari hasuhuzanya no kuri telefone yiwe nuko niko bigomba kumera ariko rero niko bigomba kumera kubyakira uko bingana yego nabyo ni ubutwari kwakira ikintu ntiwigire umuhakanyi ukemera ukavuga uti nzagira urukundo kuko numvise Imana ari urukundo kandi ikiti ngo yarabivuze ati iyo mumbonye mwamubonye data data wo mwijuru arankunda nanjye ndabakunda niryo tegeko mbahaye nimukundane nk'uko ndabakunda niryo tegeko rero turinde iryo rizahesha abantu ubwami bw'ijuru nta kindi nta bukungu nta bindi ibyo nkorera neza uzabona byinshi birengeze byanyu ibinyo byacu ni umuyoko ariko Imana ni urukundo ariko hari umuntu ukugirira n'abakazitiyo agenge simbizi nako biriya bintu kutitura nawe wayigukoreye ni ubutwari umuntu ashobora kukwica umwana umwe cyangwa babiri warakara wagira uburakari ukajya mu bararuri ukamurogesha ukajya gute ukicara 10 cyangwa 5 ubwo se ukoze iki ntacyo ukoze uriho umukire rwose ubugingo bibi umubiri uzashira birangiye ariko tuzabona ubundi bugingo bw'igi iminsi iri imbere yego tuzabona ubugingo bw'iteka butazashira nari ngira ngo rero nagira ngo mbashyikirize ubutumwa abantu bari bamaye ngo mbagezeho ubu se katujyane na mukecuru tubimushyikiriza yego nazi tujyane nibuze cyane nibwo yumva twabageneyemo uyu muceri gatereka ari ameza hanyuma bageneyemo iyi kawunga z'isabune Ziri wa mukecuru ayishyiraho twageneyemo n'isukari
nanjye ndabakunda nimukundane kuko nabakunze bibaye mu itegeko n'iryo tegeko riruta ayandi urukundo nirwo ruzatugeza mu bwami bw'ijuru n'ibindi byose bizashira ariko imana izatwagira ibyiza twakoze ntabwo izatwakira ibibi twakoze niyo mpamvu rero umuntu agenewe gukunda mugenzi we nk'uko yikunda akamugira urukundo yaba aguye mu cyaha mugenzi we akamugira namwe akirinda kumusubiza cya kindi amukoreye ikibi ubwo aho kugira ngo kimusubize akamukorera ibyiza birenze cya kindi iryo nabona nuko nabishima ndabashimiye bana banjye bavandimwe ba Nyagasani ndanabashimiye cyane nuko ndanabashimiye cyane rwose yego muze ni ukuri pe ya Imana iguha umugisha iyi ni minisiteri yitwa tubazirikane tuzirikana abageze mu zabukuru tubazirikane ministry tuzirikana abakozi b'Imana bageze mu zabukuru abantu bashaje bageze mu zabukuru rero ni muri ubwo buryo ntabwo twari kubamenya twababwiwe n'uyu mudamu niwe wavuganye natwe atubwira ko muri nanga uko mumeze hanyuma hari ababa badutumye hari ababa bari mu Rwanda hari n'abari hanze noneho twegeranya ubwo bushobozi hanyuma tugahahamo ibyo duhaha hanyuma tukabibagezaho ni muri ubwo buryo rero ubushobozi bwabonetse habonetsemo hari amabasi kawunga isukari n'umuceri n'isabune ariko hari n'akamvirope twifuzaga kuguha kugira ngo muze kuguramo wenda ka buji nijoro kugira ngo ndabona inzu nta matara irimo cyangwa se mwagura n'amazi ndabona n'amazi ari muri uru rugo ni muri ubwo buryo rero twishimiye kubamenya kandi dushima Imana ko muri abakozi b'Imana mufite ijambo ryiza muri mwe rivuga ko urukundo nirwo ruzageza abantu mu ijuru rero natwe Imana yadutumye ku bantu bageze mu zabukuru ni muri urwo rwego rero twageze hano kandi tukaba twishimiye kubashyikiriza n'aka kamvirope murashobozamo amazi yo kuba mwabona uko mwakoresha nyuma y'uko tuvuye aha ngaha Yesu abaho umugisha rero Imana isabwe mu bushobozi nuko ndishimiye numvise ukomeza kuvuga amagambo yitsa ku rukundo rw'Imana wamenye Imana ryari Imana nabatijwe muri 64 ndumva ari na 4 niba atari na 5 niho nabatijwe ariko ubundi nagumaga nigira abatisimu niga nkiri ingaragu tutashakana nawe tumaze gushakana bisa nkaho bihagararaho gatoya ibyo kubatizwa sinabatizwa nza kubatizwa icyo gihe maze kugira abana 3 batizwa icyo gihe ngumya kubana n'Imana n'abantu ntabwo nigeze ukishite ndagumya ndakomeza ngeze nino nigeze kuba mukuru w'inama nyine nyobora abantu ashira igihe kirekire nuko ibyo biza guhinduka hanyuma bigenda bihinduka ariko ku buryo bw'Imana nza gutekereza Imana nyuma nsanga Imana y'abantu ari abandi kandi nsanga Imana y'abantu nk'uko nabivuga ari urukundo ndabona nzagumya nkunda abantu kugeza bakanya cyane mu Kiliziya Gatolika n'abatijwe oya banzanira Ukaristiani muhira niyo mukecuru ntakibasha kujyayo dusangisha n'igihe kigeze babonye umwana uko bimeze mama
kasinzi kuvugiramo oya vuga wowe nta kibazo oya ujye uvuga cyane ibyo akubaza umusubize eh ibyo ari bukubaze ibyo yagiye kukubaza umusubize kino ntukivugiremo ariko ibyo yagiye kukubaza umusubize aho nari ndimo mubaza wowe nawe warabatijwe narabatijwe wabatijwe ryari ubwo wenda nzabyibuka ntabyo nkibuka narabatijwe ndanakomezwa wari warashakanye n'uyu musaza mwari mwarashakanye niwe wa mbere wowe ndavuga wabatijwe mwaramaze gushakana cyangwa mwashakanye mbere twabatijwe tumaze gusakana mwabatijwe mumaze gushakana ariko mwanasezeranye mu kiliziya ubuse mumaze imyaka ingahe mubana mumaze imyaka ingahe mubana tubana reka nayivuga jewe nayisoma ntabwo yibuka none se ni iki cyagushoboje cyashoboje imyaka yose maranye n'uyu musaza ni iki cyagushoboje ibanga mwakoresheje kugira ngo mwubakane musaza imana yadusezeranyije turakubana nyine kugeza aya magingo urumva amaze imyaka irenga 30 atabona ikintu cyagushoboje ukavuga uti ariko nzamunambaho nubwo atabona ariko nzamunambaho yahumye rero yahumye tumaze gushakana twaranabyaye ubundi arabanza afatwa ijisho rimwe bukeye n'irindi rirafatwa ubwo ndapfutsa nawe ntamuvutsa ubwo biraka turaguma turabana gutyo sinamutaye ngo nuko abaye inkumi twaragumye turabana kugeza hanyuma tubareke tugende tujye n'ahandi turabakunda kandi n'Imana irabakunda iyo mwakomeje kwizera iyo mwakomeje kunambaho iracyabakunda reka tubasabire umugisha niwe Imana y'abantu n'abandi bahire ukomeze kubakomeza ukomeze kubaba hafi aho twe tutari wowe ujye uhaba aho inshuti n'imiryango bitari wowe ujye uhaba ukomeze kubatwikiriza ukuboko kwe gukomeye kandi neza ikomeze kumatana nabe bidashira mu izina rya Yesu amen. twaje kugusura twamenye ko ugeze mu zabukuru nuko turavuga reka tuze kugusura murakora rwose Imana ibafashe uho mugisha hanyuma rero ntabwo duje dusuye umuntu nyine tumuzanira irimufasha mu buzima
tukamuzanira ibyo kurya bishobora kugufasha nibyo byatumye tuzanira Imana ibaha umugisha urakomeze urugamba mu Rwanda tururwana ubu ufite imyaka ingahe nabaho indangamuntu yanjye sinayimenya nta bwenge nyifise narangije ngo bahe ya ndangamuntu yanjye Ngoya ukimuka nawe iba ni wewe fure oya maze no kubona muzukuruza akire ntacyo tekari tekaze Bueno, tware no mufuka she. ibi rero twari tuzi nari ngeze kure ariko Imana irakunze Imana bavugiyeho dukoreye Imana rwose nta kibazo dukoreye Imana dukoreye Imana rwose baho umugisha hari nk'akantu kajya kagufasha ko muri Bibiliya narabatijwe ariko aho ngereye kure byanse ko njya gusenga ariko ndazi Imana ikikora Imana ikorera muri mwe mugituma munyibutse mukambona Imana irabakorera ntacyo nzababurana muriho oya ni ukuri Imana izakora ibiruti ndishimye naryama rwose aho ndyamye ku manywa nkavuga ntese nkasenga Imana Imana we wandengeye ko ngeze kure kure ariko murakoze ndabibashimiye nkibasha gusenga nzajya mbasengera nti umugisha ndawubonye urakoze cyane noneho dusenga ubundi mwo ndavuga umutima urimo urasimba urimo uragusimbuka nta mutima ngira nta n'umuntu ntekereza ngo ndamuvugisha ndavuga aho njyamye umwuka ugahegwa umutima ugasimba bose murakoze Imana ibaho umugisha ijambo shimye kandi byiza mu nkoreye uyu ko ni umukecuru wanjye yarambyaye mu mbyaro geze ndi umwana wa gatatu ko nakaba wa gatatu kuko nakuze neza na data agiye kwitaba Imana ampa umwanzuro wo kuvuga ati uzarira busize ni nayo mpamvu muje mutyo peke nkaba ndahari abana b'Imana barakundana rero none rero impano muramfashije yenare kugura n'agasabe nkagura gutyo ariko ibyo mukoze ni byiza ndanabashimiye hari akakamvirope rero uraza kuguramo amazi akakamvirope karimo akantu uza kubona uko utuma umwana amazi nawe ndashaje mva muzi nkurikije ibyo Imana iri kugenda ikorera mu muryango wacu ni byiza cyane ukuntu umuryango wacu umeze nta hepfo na ruguru ariko Imana iduhagazeho Imana yaduhagazeho kuva kera ariko Imana uri gitangaza sinarenze ko muri buze kuza pe byose ni Imana ibikora nkurikije ibintu narindimo ariko byose sinarenze ko ibi ngibi biza nyokuru nguyu pe nta hepfo na ruguru agira ariko Imana ni umuhanga imbere twahereye dukora hepfo na ruguru habe namba bare kancishe bugufi ariko nkurikije igihe twahereye Mana yacu turagushimye
kuri aka kanya ka none nkurikije nyokuru ukuntu twagenze umusaza akitahira tukababura tukamubura tugasigarana nyokuru n'igitangaza gikomeye ako mana nyokuru yaduhagazeho hepfo na ruguru turahiga tubiranga na n'izi saha nyokuru nitumubura ariko Imana izaduhagararaho mana urumva ariko Imana ibaha umugisha aho mwakuye ibongerere Imana n'umuhanga ibongerere urumva ibongerere ibaho umugisha kwa mwibutse umuryango wa mukecuru Imana ibaho umugisha aho mwakuye ibongerere umwuzukuru wiwe Imana ibaho umugisha ibongerere mugende neza mahoro meza ibongerere Mana ubongere kuba mwubitse nyokuru wanjye Imana ibaho umugisha mukecuru ubusa waheruka agasabone ryari kada nama mu nzu sinjya sohoka n'umwe n'umutumye sohoka kuko Imana ibwe ngo sohoka ureba kugendeye murakoze Imana aho mugiye Imana aho mukuye bongerere umugisha ndawubahaye ndashaje urakoze pe naringeze kure bagenda ngo bagiye kunshira akagero baba batakazanye nkaryama baba bakazanye nkarya bagiye kunshira inshuro nkarya nayibura nkajya mu nzu nkitunga imyaka 80 n'iyindi maze sinjya mu murima hashize nk'imyaka 2 ubundi nze ni kariya kagowe ntabwo wari nubwo rwose waburara pe naburara nkaceceka nkagumaho ariko Imana ibaho umugisha aho mugiye musanga Imana ihicaye mu ibongerere pe kwiha abantu kwihemura byose byararangiye mbonye inshuti nziza nkunda irandengeye narindeze kuri nibi Imana iranyongereye ndabibonye sinenze aho bituruka ariko Imana igize ati hingajye kureba wa mukecuru aho yahorokeye muhe ifunguro Imana ikore aho mugenda amahoro nta kiri inyuma yanyu kibakurikira muvuye kureba imbogo yagowe njye maze iyo myaka 70 ngahe nirwa nicaye uyu muntu mungobotse ubu Imana ntikoze ndayishima rwose yamendengera iteka ryose reka tubasabire umugisha rero Imana mu izina rya Yesu umugisha mukecuru komeze kumuba hafi kumurinda mugotesha imbaraga zawe turagushimye ko twe ntago twari tumuzi ariko wewe uramuzi wamumenye kera niyo mpamvu tugejeje hano kuri uyu musozi ukomeze kumuba hafi aho twe tutaba inshuti zitaba imiryango itaba wowe ujye haba Kristo Yesu ni wowe ujye ubana natwe ukagumana natwe ugumane nawe ukomeze kumurinda umurindira ubugingo ndetse n'umubiri ni mu izina rya Kristo Yesu amen nko mu cyifuzo cyawe bawifuza iki ngewe icyo nifuza Imana nibajya imbere mu kagenda nizamutubate isakaje tuzagutubata usakare ubu nibi nukubirya nicaye gutya abana turi kumwe nabona imvura iraguye nkabajyana ntimujye gucumbika Mana muzaba mukoze aza mu nzu nkarara nicaye gutya sinjya ndyama abana utwana tubana nkatubwira ntumve nimujye gucumbika niyibungwe kuko iva muzaze mu gitondo bakagenda nkararaho sinjya nicara ndarameze gutya bukanda gutya nicyo mbasabye urifuza amabati ndashaka amabati yo kwisakara mwese ngire nte nyishyirireho ariko mbonye na kubera kunyagirwa inzu yo ntiyangiritse inzu yarasidutse ku ruhande
n'utu tubati tubona turiho n'abana n'ingingo bashyiraho amabuye bose irava nkaranica abana bakajya gucumbika niba mu mpaye Imana bigize ngo ni mu mfunguro ni ukubirya nicaye ku cyumba akumba mubonye hariya nicaye ntabwo njya ku munsi use mufite ibyo muryamira byahe no kuryama ku budeyi Imana we no kuryama simbahisha bose babibonye ubu umugisha mukoze ndawubashimiye ngira naho ndyama kuryama ibideyi ndyamaho ntibiraho byaraboze nkagera nkajugunya hanze nta n'icyo nababwira Imana irakora pe Imana igendera umuntu ntabwo nari mbazi n'ahantu mwari muhazi ariko Imana iravuga ati mukecuru nkwereke umugisha abagore Imana irakoze pe ndabizi ko hamwe no gusenga Imana wizeye ndabizi ko tuzagaruka tuzanye ariya mabati kandi n'icyo cyo kuryamira ndabizi ko Imana izadufasha tukakizana ibagenda mwijyane rwose mujyane n'umugisha munzirikane nk'uko Imana ibayoboye ahantu mwari muhazi nanjye sinari mbazi ariko Imana ni Imana nzima Imana ikora ibishoboye ibishobotse ikabikora ibidashobotse ikabyihorera kuko niko bayabigize imyaka wabuze uko ibati rimwe hano rigura ndabizi se reka da nta muntu uzi ko ibati rigura mva hasi mvaha ubwo nicaye gutya ubu iyi nzu iriho nk'amabati angahe 20 iravuga ati nzakwereka ubufasha nkwereka abagufasha wowe kubabara no mu nzu bizabibahembera murakoze cyane murakoze reka tujye gusenga Imana icyo Imana izadushoboza tuzagaruka tugikore Yesu aguhe umugisha akakubwira ibintu nuko nabikoze nibwo numvuga nti se aba bantu pastor ko kowe turaziranye umushumba wanjye yaranyoboye ariko ampamagaye numva kantu nk'umuntu tutakikorana umurimo ndavuga ese ubu yaba arimo arambeshya nkajya gushaka abantu nta kintu kizaza ariko mu kwizera na Kristo uri kumwe nanjye ndavuga ngo ibyo bambwiye ngiye kubisengera Imana bizabe kandi bidatinze ngewe nashimye Imana mu gitondo nimugora pastor ampamagana ndi mu masengesho arambwira ngo ejo tuzaza nahise nzakora amaboko mpereza Imana icyubahiro ndavuga ngo isengesho yararyumvishije uzi kuza kubwira umuntu nk'uyu ngo nje kugufotora ngo nohereze ifoto ku bantu nanjye ntazwa nanjye si mwari muzi se tuzanye na pastor gusa mwe nago twari tuziranye ndaza ndabafotora amafoto nyohereza kuri WhatsApp ntegereza igisubizo pastor namuhamagaye nk'inshuro nk'eshatu mubaza se wabonye amafoto nkumva mfite ipfunwe yuko ndi bwohereza amafoto hanyuma ibyo yambwiye ntibizabe aba bantu nkazagenda umugayo kuri aba bantu duturanye ariko nshimye Imana nukuri Imana yo mu ijuru n'umukozi w'umuhanga nshimye Imana kubera ko ibyo yavuje ibishohoje nanjye kandi ubu aba mbaboneyeho umugisha n'aba bakecuru mbaboneyeho umugisha Imana yo mu ijuru ihabwe murakoze umukecuru wanjye sigara amahoro je nzagaruka ariko kuri iyi nzu nzagaruka kubwiriza yashaka murakoze Imana ikomeze kukurinda yego bye Bisho tuvuye mu karere ka Bugesera nk'uko wari wabidusobanuriye dutangira ikiganiro hara mu murenge wa Ruhuha muko wari wadusobanuriye karavuze ko cyangwa se no muri experience y'abo twagiye tunyuramo mbere nkaho duheruka hari azabyumba bari abakecuru bari umusaza bo bari abavuga butumwa batubwiye n'ukuntu bajyaga bajya kuvuna ariko nk'aba ngaba tumaze gusura none ahangaha bo twabonye ko boni n'abakatolike hari umuntu ushobora gutekereza ko ubundi mwarebaga babandi gusaba bitwa abarokore uyu munsi ariko nabonye twarebye n'abakatolike hahindutse iki buriya tubazirikane ministry ireba abageze mu zabukuru urumva ariko itarebye amadini basengeramo bakurikiranye kuko ntabwo tuzajya mu ijuru kubera amadini ngira ngo nk'uriya musaza w'impumyi utareba twasuye yakubwiye ko yahoze ayobora abagabo muri paruwasi
wabyumvise paruwasi ariko ya katolike muri ya kiliziya katolika urumva ko ni umukozi w'Imana twebwe twemera umukozi w'Imana mu rwego rw'ahariho hose ntabwo turobanura abantu kuko ntabwo tugendera ku idini ni umuntu uwo ari we wese waba warakoreye Imana akaba ageze mu zabukuru yaba yari umurejiyo yaba yari umukarismatike yaba yari umwadeperi yaba yari umuporoso ni umuntu wese ntabwo tugendera ku idini ngo uyu ni umwadeperi uyu nuwo muri Rehoboti wenda aho nyobora oya tureba gusa umuntu wakoreye Imana uwo ari we wese urakoze cyane uyu wenda ukurikije aho wajya gunyura n'uyu munsi aho tuvuye none ahangaha ni iki urugendo rw'uyu munsi rwagusigiye cyane gitandukanye n'ahandi wajya gujya urugendo rw'uyu munsi buri munsi mpora niga Evodi kandi birushaho kunyereka ko ndi mu muhamagaro buri munsi ndunguka nkabona ko ndi mu muhamagaro koko nubwo ibicantege biba bihari ari byinshi ariko Yesu niwe watangije umurimo kandi azawukomeza icya mbere mu bintu nungutse natangariye uriya mukecuru tugiyeho bwa nyuma ngira ngo muri iriya miryango ibiri twasuye hari umuryango tugiyemo urebye twinjiye mu nzu ye ntafite aho kuryama inzu irava imivu cyangwa se kuva kwayo kwasenye ku bikuta yanatubwiye ko imvura iguye abwira abuzukuru be babana ko bakajya kugama mu baturage kandi bafite inzu aranambwiye ni nako gahinda ntahanye umubabaro ariko wenda uraza gushira kuko aravuze ngo nubwo mbonye ibyo kurya ariko simfite aho mbirira urabyumva mu by'ukuri buri munsi uko ngiye gufasha nifuza kongera nsaba Imana ngo wampaye ibiruta ibyo natanze noneho nkakora ibirutaho nicyo kintu mbonye nuko abantu bababaye barahari nuvuga ngo nk'ubushize mu byo waratubwiye wize cyangwa se n'ahandi hose wagiye nyine nuko abantu bari bakeneye gufashwa babaga ari benshi ariko uyu munsi noneho tubonye umukecuru wakeneye ubundi bufasha burenze ubwo mwatanze anyeretse ku buriri bwe ntahafite aryama afite ibintu by'ibintu ntabwo namenya uko mbyita nta nubwo nari nzi ko biriya bikibaho ntahafite aryama kabiri amabati yose yaratobaguritse imvura iruhukira mu nzu ahubwo n'inzu ishobora gusenyuka n'amazi ajya mu nzu rero icyo mbonye buri munsi mpora mbwira Imana ngo Mana kari we wanshyize muri uyu muhamagaro wampaye amaboko nkabikora ibi bintu icyifuzo njyanye nuko Imana yampa ubushobozi nkazasubira kubaka iriya nzu nicyo cyifuzo mvanye hariya kandi yatubwiye ko akeneye iriya nzu nibura ari amabati nka 20 agakenera umucanga wo kuyitera ndetse n'ibiti n'imisumari n'abafundi ariko ndabizi neza Evodi ngira ngo abadukurikiye nabo baratwumva buriya ndabizi ko hari abantu bari bukurikira iki kiganiro bafite umutima wo gufasha bafite umutima wo kwitanga hanyuma tukazafatikanya tukubaka iriya nzu y'iriya mukecuru birakwiye kandi byaba ari iby'umugisha uriya mukecuru tumwubakiye akazasaza neza akazasazira mu nzu itari iriya ndatekereza waba ari umugisha ukomeye kandi uwabikora wese azahabwa umugisha n'Imana cyane ko urebye aho aryama nabyo byatuma apfa vuba urebye aho aryama njye nagiye nzi ko ari ugufasha hakenewe ibiryo nagiye nzi ko hakeneye ibiryo ariko mpageze nsanga ibiryo ahubwo si nabyo bikenewe cyane nubwo nabyo bikenewe ahubwo nageze nsanga nta naho kuba hahari urumva aravuga ati ntaho mfite mbirira rero ni umubabaro ntahanye ariko umubabaro nza gufatikanya ndabizi ko itorero ry'Imana ryubatse ku rutare kandi amarembo y'ikuzimu nayo yahaguruka ntabwo azarishobora ndabizi ko mu badukurikiye harimo abafite umutima wo gufasha harimo abafite umutima w'urukundo hanyuma uza kureba iriya nzu wese akareba uriya mukecuru akumva twafatikanya tukamusanira iriya nzu ni ukuri yabakoze neza kandi ndabizi ko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo n'urukundo twagaragaje ko dukunze izina ryayo Yesu abaho umugisha reka duhita tunajya kuri icyo ngicyo ku bantu badukurikiye bifuza ko twafatanya kwakira umukecuru twabigenza gute bakubona gute kugira ngo wakifuza ko twafatikanya umurimo mwiza wo gukorera Imana mu buryo bw'ibikorwa atari uburyo bw'amagambo yambona kuri telefone yanjye igendanwa 0788 458518 ni telefone yanjye ihoraho kandi niwakifuza ko twajyana
tugakorana urugendo tukajyana hariya muri uriya murenge wa Ruhuha, tukajya gufasha uriya mukecuru tukamusanira iriya nzu akabona haba, ndetse tukamushyira n'ibyo kuryamira. Nawe ni karibu, nta muntu uhejwe, kuko wanditse ibyahishwe yaravuze ngo hahirwa abapfapfira mu mwami, mwukatiye baruhuka imiriho n'imihati, kuko imirimo yabo igiye ibaherekeza. Rero mu bizaduherekeza mu bwami bw'Imana, mu bizaduherekeza igihe tuzaturangije urugendo kuri iyi si, ni imirimo myiza yo gukiranuka. Harimo gufasha abababaye, harimo gufasha abashonje, harimo kwambika abambaye ubusa. Iryo ni ryo jambo Yesu yavuze ngo kuri uwo munsi azababaza, ababwire ngo nari nshonje nimwangaburira, ninambaye ubusa nimwanyambika, nari mu nzu y'imbohe nimwansura. Ngo bazamubaza ngo twakubonye ryari, ababwire ngo ubwo mutabikoreye umwe muri babandi baciriritse, ninjye mutabikoreye. Rero gukora neza, ntekereza ko abantu bo ku Isezerano TV ni umuco wanyu, murabimenyereye, nimuze dufatikanye twagura umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze Bishop, dushimire n'abari badukurikiye, kandi twizere ko ari ukuri turaza kubona abantu badufasha kugira ngo uriya mukecuru tumusajishe neza. Yes. Kuko n'abari abuzukuru nibura bajye nabo babona aho kuryama, babona aho kwicara. Urana tumushyira ibikoresho byo gukarabiramo, byo gukoresha, ariko ntafite. Urumva ashobora gukaraba ariko yajya kuryama akabura haryama. Ndizera nashidikanya ko abakozi b'Imana badukurikiye ni benshi bagifite umutima w'urukundo, tugiye gufatikanya kiriya gikorwa kandi kikazagenda neza. Imana ibahe umugisha rero. Yego, wadusabira umugisha undi tugasoza. Imana turagushimiye, tugushimiye ko ari we watangije umurimo kandi ari we uzawusohoza. Sengeye umuntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro kandi uzakurikira iki kiganiro, uzamushyiremo umutima wo kuzirikana abandi bababaye. Mwami, nzi ko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, nzi ko hari ibihumbi 7 bigikeneye gukorera Imana. Mwami, ndasenze umuntu wese uzagira icyo akora kuri uriya mukecuru azahabwa umugisha n'Imana, uzagura intambwe ze kandi uzamuhe gukomerera mu maso y'ababishabe. Sengeye Isezerano TV, komeze kubashyigikira, komeze kubagura urwego bari bariho urubakureho bashyire ku rundi rwego. Mbasabiye amahoro n'ihirwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.